11 ku murongo wa 7 ndagira ngo wumve isezerano ry'umwana we. Exodus 11 verse 7. This is the promise of the Son of Man. Ariko mu Bisirayeli nta numwe imbwa izamuke. Exodus 11:7. Eregiye umuntu akubonye hose akuma aguterete uburiho umwuka wo kumoko. Imbwa ibikumoke. Kuki mu bantu bose rero urukwa nukumoka kwimbwa. Hari abandi imbwa zitamoke. Ntizishobora gupima. Rega n'ubazi haye okaziyo. Ariko izihaye okaziyo ziramuka. Nirwe mumokerwa rero. 11:7. But against none of the children of Israel shall a dog move its tongue. Shall a dog move its tongue? Move its tongue. Undizasohora n'akarurimi rwayo. A dog will not take out its tongue for any of the children of Israel. Akumoka apana kumurya no kumukoraho. Hamwe no Israeli imbwa izamuke. Ubwiza bw'Imana icyubahiro cy'Imana iyo myuka y'ubuhegesi a distance kule. It will not even get to the extent of biting you. It will not even bark. That spirit of seduction should not be on a child of Israel. Yakumokera ariko ndikuki. It could bark and not eat you. Biterwa na authority ufite. It depends on the authority you have around you. Yihindukiriye. If you turn to it, aho kumoka izunguza kariza ati nivugiraga. Instead of barking, it will wag its tail and move away. Erega ishatse ko ikumokera ukomeza uyigira ngo icyo gihe mwembi uri murimo ariko iyirebye gusa igera atariko ndi mubiki gaceceka kuko sesa erega nimwe mu bitera kandi murabizi anytime niwe ushaka kwimoka niwe ushaka kwitamoka aho anytime you give time to the dog and you entertain it, it will continue barking as you're continuing to also give it time. What you need to do is look at it sternly with authority and it will move away. Praise God. May God keep us from dogs. Imbwa kandi niki? What is a dog? Numuntu usubira ku ngeso yaretse. It is a person who goes back to a habit they had left or Mana sinzongera kunywa itabi ukakubita ukwezi abiri kwa gatatu hafi imunzanire sha bakakuzanira bayita gute isigareti isiregeti aya mazina sinyazi kuko sisi wewe yenyoye bayita gute bala nzanira sha wapi narihanganya ameza ariko naringiye guturika awi yewe narimpfuye nari narakize mu buryo bw'umwuka wiswiki iyo daimoni bayitimbwa gusubira ku cyo waretse. The spirit behind a dog is a spirit that takes a person back to their old bad habit. For instance, you used to smoke and it's been 2 months and you're already feeling like it's too much and you need to smoke again. That kind of spirit of needing to go back to an old bad habit is related to the spirit of a dog. Petero wa kabiri 2 Peter 2 ku murongo wa 20 22 ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Abo ni bande nabo bavuga hano ku murongo wa 20 niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranirizamo bikabanesha ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyo abo batigeze kumenya inzira yo gukiranuka
biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko rye bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani ugira uti imbwa isubiye ku birutsi byayo. 2 Peter 2, 20, 21 to 22, especially in 22, but it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit, and a sow having washed to her wallowing in the mire. Here they're talking about what's in verse 20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. For it would have been better for them not to have known the day of righteousness than have known it, to turn from the holy commandments and delivered to them. So this proverb is talking about those people. That spirit taking you back to your old bad habit, that's the spirit of the dog. Today we are going to pray to send the spirit away, the spirit of the dog, and that habit will disappear. If you put your hand up, I prophesy as a prophet of God, that habit will cease. Ubundi ikintu cyose kidahesha Imana icyubahiro mu buzima bwacu ni ikimbwa, kigomba guhabwa imbwa. Tugomba kuba bera, tugomba kuba b'Imana kugira ngo imbwa iby'imyanda twe dukomeze mu byera by'Imana. Normally, anything that does not glorify God in our lives should be given to dogs. Our job is to glorify God, and other than that, all the other bad things should be to dogs. Kuva 22 ku murongo wa 30. Exodus 22:30. Bibiri iravuga ngo kandi muzambera bera. Imana iravuze ngo tuzayibera bera. Vuga ngo amen. Amen. Nico gituma mudakwiriye kurya ikirira cyo ku gasozi, mujye mukijugunyira imbwa. Kuva 22 ku murongo wa 30. Wowe ni ku murongo wa 31. And you shall, that is on verse 31, English version, and you shall be holy men to me. You shall not eat meat torn by beasts in the field. You shall throw it to the dogs. Tidukwiriye abana b'Imana kurya ibintu bitejejwe bitera. As children of God, we should not eat unholy things. Ubuzima bwacu bugomba kuba bwejejwe. Our lives need to be pure, kuko ibitejejwe byose ari ibisiga. because anything unclean is for dogs. Imbwa. Dogs. Imbwa. A dog. Muzarota imbwa zirimo zikwirukana. Uwo zaba ari umwuka w'igisuzuguriro, zaba ari umwuka wo gucishwa bugufi, uwo ni umwuka w'ubuhehesi kuri inyuma, uwo ni umwuka w'ubumaraya, uwo ni umwuka w'ubupfumu, ubu kuri inyuma yo ni imyuka y'imbwa. Whenever you dream of dogs chasing you, remember that is a spirit of being despised, a spirit of being looked down upon, a spirit of seduction, a spirit of harlotry. That is the kind of spirit that is following your life. Iyo umaze kumenya ko umuntu arimo umwuka w'imbwa, if you know that a person has the spirit of a dog in them, arimo umwuka wo kumoka, and the spirit of barking, urumvikanye? do you hear me? Hari uburyo ugomba kubana nawe. There is a way you need to live with them. Matayo 7:6. In Matthew 7:6. Matayo 7:6. Matthew chapter 7 verse 6. Ibyejejwe by'Imana ntimukabihimbwa, kandi n'imarigarita zanyu ntimukazite imbere y'ingurube kugira ngo zitaziribata maze zikabahindukirana zikabarya. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. Muri wowe harimo ibyejejwe. Inside you is holy things. Ugatakaza umwanya wawe n'umuntu urimo ufite umwuka w'Imana. Don't waste your time with people with the spirit of dogs in them. Ibyejejwe byawe ntukabihimbwa. Don't throw what is holy to the dogs. Nukuri ndimo namubwiriza. I'm preaching to him honestly. Uraza kwira twamenye wabwirije undi. We'll know. By the end of the day, we'll know who preached to the other. Kubijyanye n'umwuka w'imbwa, Bibiliya ivuga ngo ntuzakine
ntuzahe ibyejejwe byawe ngo kurayitindaho. Imbwa ntikina. With the spirit of a dog, the Bible here is saying, don't waste your time trying to even spend time with them. Don't give them your holy things. Dogs are not to be played around with. Holy things in it. Impuhwe zawe, urukundo rwawe, wowe ushaka guha urukundo umuntu ushaka kukurya. We n'imbwa kandi urabona ko irimo imoka neza. Oya nukuri ni nyene data, ni inshiki yanje muri Yesu. Inshiki yawe imbwa ntigira mushiki we, imbwa ntigira musaza we muri Yesu. Irakurya. Empoentre imbwa iraryana. Imbwa ntigira mwene se mu mwuka, mwene nyina mu ntayihaba. Kandi mwese Imana yabagize imana ntoya. Abamuka muba mwabamenyekana. Ariko ugasha ngo reka nkomeze azakizwa ibiya yabyo ngo ibyera ntuzabihe. Imbwa. The Bible has said, do not give holy things to dogs, meaning don't waste giving your compassion, your love to a person with the spirit of a dog, because the Bible says we are all small gods. We will be able to discern the spirit of a dog in a person. When they start barking, their desire is to eat and destroy you. So don't waste your time on them, even if they might seem like your brothers in Christ. Bajene. Young people or youth here, Bene Daniel. Ntimuzakine n'imbwa akazi. the sons and daughters of Daniel, don't play around with dogs. C'est sérieux. I'm serious. Muzabaza abariwe nazo. Ask those who have been beaten by dogs. Ikintu gikomeye mu buzima The hardest thing in life ni ukuva mu menyo y'imbwa yaragufasha. is get out of the jaws of a dog. Imbwa A dog, ugomba kumenya gikomeye what you need to know, itsinda hasi umugabo kandi bisaba umugabo kuyiva mu menyo. it will fight a man and it will require a great man to get out of its grip or its teeth. Imana iturinde imbwa. May God keep us from dogs. Abatunzi b'imbwa muri amwe ufite imbwa zisanzwe ntimubwira ngo ni ibigereranyo byo mu mwuka tu. Those who have dogs at home, it's Ariko mu okay. mwuka imbwa isobanura gucishwa bugufi, gusuzugurwa, kwambara ubusa, guhunahuna, donc ibintu bitejejwe, kuba mu buzima butejejwe. Kuko ngo ibiryo byo inyamaswa zapfiriye mu gasozi ngo ntimuzazirye, muzaziha imbwa. Kuko imbwa ziba mu myanda, zirya imyanda. Ubuzima burimo umwanda butarimo Yesu ni ubuzima imbwa zuzuramo. Imbwa zirabukoresha uko zishaka. The spirit behind a dog is a spirit of being despised, a spirit of seduction. It is the spirit of being looked down, and a spirit of that eats things that are dirty. So what the Bible is telling us is we need to keep away from those kind of things that are not holy and keep to what is holy, because what is unholy is for dogs. Ikindi imbwa zifata abandi. Who will dogs go for? Ndagira ngo amuhumve cyane. Listen carefully. Imbwa zifata abantu bafite ibikomere ku mutima, bakeneye ko affection, bakeneye care, bakeneye gukundwa no kwitabwaho. Imbwa zirabafata. Dogs will go for people that are in great need of affection, that they need to be cared for. They will come and attack you or attract you. Umwana agenda ashakisha papa ukagwa kukumbwa. Umuntu agenda ashakisha mwene data akagwa kumbwa. Agenda ashakisha mama akagwa kumbwa akazi. Donc uko niko abantu bashize. Ibyo ni ibisebe. Ubushaki ninde wangize iki gisebe nagize? Sinagize data, sinagize musaza wanjye, sinagize mushiki wanjye. None wabona umuntu ngo ni umuntu ukamwirunduriramo nawe karibu. Uzi ikimbwa zikora? Bibiliya iravuga ngo zirigata ibisebe. A child is in search of a mother, a person is in search of a relative. You're in need of something great or someone to belong to. And unfortunately, you come across a dog, and what will the dog do? All it will do is it will come and lick your wounds. That is the work of a dog. Luka 16:20. Luke 16:20.
ngo kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire umubiri we wuzuye ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe akumva aguwe neza, zimurigata buhoro buhoro akumva aranezerewe. Nukuri nabonye papa uyu ni mama spirituel, uyu nguyu namuwe, uyu ni mwene data mu mwuka. No, arimo arakurigata buhoro buhoro, hanyuma uzasinzirira muri kwa kurigata usange imbwa yatangiye kurya buhoro buhoro ka kanyama hingire mu gisebe guteza ibindi. Uko niko abantu benshi bakubititse. Impuhwe no gukira ibisebe bikizwa n'Imana, kibikizwa n'imbwa. Luke 16:20, but there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who had laid at his gate. Here we find that the dog in this 16:20. 16:20. Yeah. But there was a certain man, Good. a certain beggar named Lazarus, full of sores, Mhm. who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Voilà, the dog. You find that the dog will come and lick you. As it seems a bit comforting, it will slowly by slowly eat your flesh instead. So we need to keep away from dogs. Muri uyu mwanya bwoko bw'Imana Right now, people of God, tugiye gusenya. we are going to destroy. Ndabasaba ngo muhaguruke dusenge. Kindly stand so we can destroy Umwuka w'imbwebwe. the spirit of a jackal. Uyu ni umwuka w'irungu wo kumva uri wenyine. It is a spirit of loneliness, of feeling rejected. Umwuka w'ingunzu The spirit of a fox. ni umwuka wonona ubuzima bwacu bwo mu It mwuka is the spirit that destroys our spiritual life n'imbuto zacu zo mu mwuka. and our spiritual fruits. Umwuka w'imbwa, The spirit of a dog. umwuka The w'igisuzuguriro, spirit of being despised, ubuhehesi. of seduction Uyu ni umwuka w'umwanda and w'ibyaha. lust. This is a spirit of dirt and sin. Urareba umwuka ufite, umwuka w'ingeso yakunaniye. Search for that habit that is difficult for you. Hanyuma turasengera n'abasita And then we'll pray for the Basita clan kugira ngo Imana ibarinde so that God will keep them uyu mwuka w'imbwebwe. from this spirit of a jackal. Mwami Yesu, tuje imbere yawe muri uyu mwanya n'itorero ryawe, tujye gukubita hasi imbaraga z'umwijima, izi mbaraga za Satani, iyi myuka mibi Mwami, umwuka w'imbwebwe, umwuka w'imbwa, umwuka w'inguzu, mu izina rya Yesu turasenya, turakubita hasi, turamenagura, turakandagira, mu izina rya Yesu. Izi mbaraga zose za Satani, iyi myuka yose y'ikuzimu tuyicagagura. Wa mbwebwe, wa nguzuwe, wa mbwawe, sohoka mu buzima bwacu, sohoka mu mibereho yacu. Wa mbwawe, tuzatumukira kuko turi abana b'Imana, duhagaze mu masezerano, tugendera mu mbaraga, tugendera mu bubasha, dukorera mu bwiza bw'Imana. Sohoka, 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 sohoka. Wangesowe, wangesowe, turagusenya. Ingeso yo kwikinisha turayisenya. Ingeso yo kunywa itabi turayisenya. Ingeso y'inzoga turayisenya. Ingeso yo kubesha turayisenya. Ingeso y'ishari turayisenya. Mu izina rya Yesu turagusenya. Sohoka, 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 sohoka. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bene data, Brethren, igituma ingunzu the reason foxes zitonona imyaka yacu that will make them not destroy our garden nuko tuzaba twashyizeho abarinzi. is when we put watchmen. Umwuka wo gusenga The spirit of prayer niwo wirukana ingunzu, is what sends away foxes, imbwebwe n'imbwa. jackals, and Reka dogs. dusaba umwuka wo gusenga utuze, Let's pray for the spirit of prayer upon us. tuba
abarinzi b'inzabibu, Let us become the watchmen of the tube people, abarinzi b'imitima yacu. the watchmen of our heart. Reka dusenge muri uyu mwaka. Let's pray. Mwami Yesu, Lord Jesus, turasaba ngo twuzuze imbaraga zawe, pray, fill us with your umwuka power, wera your Holy Spirit. aduhe kuba abarinzi, Enable us to be watchmen abarinzi b'inkike of the world, b'inzabibu of the vine, b'imitima yacu, of our heart, abarinzi b'amago, watchmen of our heart, abarinzi b'abana bacu, of our mu children. izina rya In Yesu, the name of Jesus. mu izina rya Yesu, In the name of mu Jesus. izina rya In Yesu, the name of mu Jesus. izina rya In the Yesu. name of Jesus. Turasenya, We destroy. turakandagira, We turamenagura We iyo myuka yose, destroy all the spirit. kubw'umwuka wo kwinginga, The spirit because of umwuka wo gusenga. we pray for spirit. Rino, We rino, come upon. rino, Come upon. rino, Come upon. rino, Come upon. rino. Come upon us. Mwami uduhe kwera, Lord, give us to be holy. tugendere mu kwera kwawe, To walk in your holiness. utwuze mu ijambo ryawe, Fill us in your word. n'icyubahiro kibi cyawe, The glory is unto mu izina you. rya Data n'iry'Umwana In the name n'iry'Umwuka of wera. the Father, the Son, and the Holy Itore Spirit. twese tuvuge ngo amena. Church, say amen. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. amen. Amen. Umva bene data, Listen, brethren, muri uyu mwanya right za now, nguzu zagutera all the foxes that Ya attack myuka you, yaguteraga. all the spirits that have been attacking you, iragiye, have left, iragiye, have fled, iragiye, they have left, iragiye, have left, iragiye, they have left, iragiye. they have fled. Kubera iki? Why? Ahari irungu, ahari uko uri wenyine Imana yahujuje muri uyu mwanya. Where you have loneliness and feeling rejected, God is feeling you right Iyo now. ubwiza bw'Imana bukurimo, When the glory of God is upon you icyubahiro cy'Imana gikurimo, and the beauty of God is upon you, ingunzu n'imbwa byose birubaha, foxes and dogs will honor icyubahiro you. cyawe kiragaruka. Your glory is returned. Yesaya 43:20, Isaiah 43:20. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu, imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije. Kuko Imana igaruye icyubahiro cyawe, ingunzu zigiye kubaha, imbwa zigiye kubaha, imbwebwe zigiye kubaha, ntizizongera guhunahuna no kumukira iruhande rwawe. the beasts of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give water in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my people, my chosen. All these animals, the ostriches, the jackals, the dogs, will honor you because you are full of the glory of God. Dore icyo Imana igiye gukora. This is what God is going to do. Za ngunzu zakubuzaga amahoro All the foxes that gave you a hard time, zigiye gutwika, zatwikaga imirima yawe, uyu mwanya zigiye gutwika imirima y'abanzi bawe. the foxes that were burning your fields and your gardens are going to burn the fields of your enemies. Abacamanza 15:4. Judges 15 verse 4. Samusoni aragenda afata inguzu 300, yenda amafumba y'urumuri, izo nguzu azifatanya imirizo, ayihambiranye n'ifumbe ry'umuriro, hanyuma azohereza mu mirima y'Abafilisitiya. Uyu mwanya za nguzu turazohereza kwa Satani mu Bafilisitiya, zigende zitwikeyo mu izina rya Yesu. Then Samson went and caught 300 foxes, and he took torches, turned the foxes tail to tail, and put a torch between each pair of tails and sent it to the Philistines. Right now, God is sending your foxes, the foxes, into the Philistine gardens. Imana iguhe umugisha. May God bless you. Ingunzu zagiye, The foxes have left. utahana imbaraga z'Imana. Go in the power of God. Ariko ugenda n'umwuka w'amasengesho, kuko niwo ugira igicaniro cirukana imbwebwe n'ingunzu. Imana itahane namwe. Yesu abagiriye neza. Go with the spirit of prayer, because foxes will run away from the altar of prayer.